Hello, uyu ni Coach Ella nongeye kubasuhuza uyu munsi kuri FM TV. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku bijyanye n'imiririmbire, cyane cyane gitera gusara ku baririmbyi benshi, ariko kandi nanone turebere hamwe umuti. Murabizi ko ntangira na story, umuririmbyi vuba aha ngaha w'inshuti yanjye aherutse kuza kundeba atavuga, ari gukoresha impapuro gusa, anyandikira n'amajeste n'utuntu tw'amasinye. Ndamubaza wabaye iki kutavuga, ntabwo ndi kukumva. Sinaye nabimenye ko mu by'ukuri yasaraye, nza gusanga yamaze iminsi aririmba, iminsi igeze kuri 3 ataruhuka, nta kuruhuka. Umunsi wa mbere yiriwe ahantu aririmba, nimugoroba afite ikiraka muri hotel araririmba. Umunsi wa kabiri akurikira nabwo harandi mu gitaramo yari buririmbe. Kuwa gatatu nabwo afite ikindi konseri. Mana yanjye, aza rero kubera kudakontorora, nta n'umuririmbyi anyway mwiza cyane, kubera kudakontorora iyo bihe byo kuririmba byiwe, kutita ku ijwi rye. Ijwi ryitabwaho, bimubana ibibazo, na n'ubu amerewe nabi cyane, ari ku miti. Undi muririmbyi vanga mu bitaramo bimaze iminsi biba, muririmbyi ajya kuri stage araturirimbira, ararihanika, amva ari ikirigitara, azamuka arahana, amva arakubita ijwi, ararekura ryose, araririmba koko, amakora amatekniko, vocal techniques, running, riffing, akora vibrato, bakora muri resonance kugira ngo atwereke tone quality kuntu ingana yiwe, araririmba koko. Ubwo rero ajya muri range, ashobora kuba yarashatse no gutumvisha ko akubita range zose, ariko ikibazo yahuye nacyo ni kimwe, nuko ijwi nyine twamutabaye, araho yagiye yaraturitse, twirukanka rero vocal cords ziwe zirangirika, bamujyana kwa muganga, tuza kumenya ko bitari amahoro. Yashaka kukonfirima, kwemeza abantu ko ahari, no kubabwira ko yahageze ari umuririmbyi utoroshye. Byari byatewe n'abari babanjije, bari baririmbye neza mu by'ukuri. Aravuga ati rero menya ahari, nanjye kugira ngo mbakonfirime, ndaje nkwereke. Yaratweretse rero nuko yagize ibyago, ntabwo ari inkuru nziza, ariko hamwe no gusenga azamererwa neza. Mwajye munumva n'abantu benshi bagiye baririmba imihogo ikenda vocal cords, aho ijwi rinyura mu muhogo bakagira ibibazo. Mwagiye bumva kuririmba neza. Rero hano tuvuga ni ukuhe, ibitera gusarara ni ibiki? Umuntu ajya gusarara byagenze gute? Uretse ko hari n'abasarara atari ukubera ko bashatse guhanika ijwi gusa, cyangwa se bakoze ikosa rindi, ahubwo bagasarara kubera gusa kondisiyo z'ikirere, ari amavumbi, abantu bari allergic ku ivumbi, hari abantu baba allergic ku bukonje, ibyo bintu byose, kandi agashaka no gukomeza kuririmba. Allergy nayo ituma ijwi rikubwa nabi. Ubwo rero uyu munsi nicyo kintu mbahamagarira ngo tuganire, turebe igitera. Hanyuma muraza no kumbwira abo baririmbyi mubumva mute. Ese ni byiza ko umuntu aririmba kugira ngo gusa ariture, cyangwa kuririmba? Yego ni byiza ku vibrating, ariko ukirinda ko yego gukabya. Ibintu byose iyo bikabije biba bibi cyane. Kuba umuririmbyi mwiza ni iki? Kurinda ijwi ni gute baririnda? Ese tuzanareba ni ibiki umuntu yakora kugira ngo ijwi ryiwe rikomeze ribe ribe fresh, ijwi rye rikomeze ribe ryiza. So ni byinshi cyane, ndabararikira kuganira natwe, kandi nshimira FM TV, ndabakunda. Ni Coach Ella, you are most welcome muri aka kanya. Mugubwe neza rero, kandi I would like to share with you guys different ideas, whatever I may have in your mind. Just please, and let's just synergize with one another. I would like to really synergize with you guys. Thank you, take care of yourself. Turi kumwe. Reka dufatireho rero. Icyambere, gukoresha umwuka nabi mu gihe uri kuririmba. Tuzabireba ukuntu umuntu ashobora gukoresha umwuka nabi mu gihe ari kuririmba. Cya kabiri, guhatiriza ijwi ryawe mu gihe uri kuririmba, umeze nk'uri gukanika imodoka. Imihogo ugira imitsi, akenshi hari abantu twagiye twumva
bagize ibibazo bya vocal cords, aho ijwi rinyura mu muhogo hangiritse kubera gusunikiriza cyane no guhatiriza mu gihe bari kuririmba, ni bibi cyane. Icya gatatu, ibyo nabyo tuzabijyamo deeply. Icya gatatu ni uguhagarara nabi. Poor posture ni ikintu gikomeye cyane, guhagarara nabi mu gihe uri kuririmba. Ijwi ryawe riba rikwiriye kugira positeri rihagararamo, rifite aho bihuriye n'umutwe n'ijosi na spine, kuko akenshi bitanga umusaruro. Hari igihe umuntu aba ashaka kuririmba aryamye, uzaririmba uryamye uzambwira uko bimeze, kuririmba ihengamishije ijosi uzambwira uko bimeze. Ni byiza kuririmba guhagarara neza mu gihe ugiye kuri stage, ugiye kuririmba imbere y'inyakiramajwi yawe, ijosi ridahengamye, ijosi ritunamishije umutwe, igihimba kitareba. Donc guhagarara uri ntago twabyerekana none, ariko tuzagenda tubyerekana gahoro gahoro. Icya kane ni vocal techniques, kuzikoresha nabi, gukoresha tekinike z'imiririmbire nabi. Ugashaka kuririmbira hejuru, hari uburyo bita belting, kuririmbira hejuru ariko mu buryo uri gukoresha proper technique, bimeze neza, nta ari nayo range yawe. Ahubwo ikibazo benshi gikunda kubabaho ni ukuririmbira hejuru anasanzwe ariyo range yiwe, agashaka ku belting ariko akabikora atarabyize neza, tekinike ataramenya gukoresha umwuka neza, ataramenya kubisinyora neza. harimo aka gace ka vocal techniques, umuntu yavuga byinshi, no kuririmba cyane usa n'usunika ijwi ryawe birenze natural range yawe, aho limite z'ijwi ryaho rigarukira. Ushobora kuririmbira hasi, hari abantu bagira range ugasanga aririmbira hasi, ni byiza abantu bikabanyura. Hari umuntu uririmbira hejuru cyane, range yo hejuru bikaba ari byiza, as long as upitchinga, ufite pitch, ukora pitch ukaririmba uri muri tune nta kibazo, biba ari sawa cyane. Rero range ni byiza ko umurimbyi amenya range ye. Rero range yawe utarayimenya akenshi bigutera no gusarara. Ushaka kuririmbira ahantu udasanzwe uririmbira, ushaka gukora tekinike udasanzwe ukora, ngo ushaka kugira ngo gusa utwemeze ko wahageze cyangwa hari uririmba, ushobora gusaduka binabaye ngombwa. Ni byiza ko vocal techniques yawe control range yawe. Ikindi ugasanga abantu bagira n'ikintu cya resonance, lack of resonance, ugasanga ntabwo bazi gukoresha ibice by'umubiri. Kuririmba ijwi ryawe rigira ama chambers, rigira ibyumba, igituza, ijwi ryo mu mutwe, nazo cavity. Iyo utazi kubikoresha, niba ari ijwi rituje, niba ari ukumenya gukoresha igituza, niba ari voix, gukumenya icyo bita vocal registers, ukamenya kubitandukanya, ijwi ryoroshye, ijwi rikenewe ahangaha bimeze gutya, urasarara, biguteza ikibazo gikomeye cyane. Tekinike rero kuzimenya ni kimwe, no kuzikoresha neza no kuzikorera ahakenewe ni ikindi. Ikindi cya gatanu ni ukudakora imyitozo ihagije. Abaririmbyi benshi bakunda kuririmba, barabishaka, urabona baranahagijwe nabyo, bafite inyota, barabahanze ari amakorari, ariko ikintu cyo kudakora imyitozo ni nk'umuntu ushaka guhinga, kuba umuhinzi ariko atazi gufata isuka, ushaka gutwara imodoka ariko wanze kujya kuri vola, ntabwo byashoboka, ntiwaba umushoferi w'umunyamwuga. Rero umuntu wese uba umuririmbyi mwiza, ushaka kwagura ijwi rye, ushaka kugira vocal ziri deep, ushaka gukuza vocal cords ziwe, ni uko akora imyitozo kandi ihagije. Imyitozo rero yabuze, uraririmba kandi ukanasarara, rwose ni ikintu cyoroshye. Rero ushaka gukuza vocal cords zawe, urugero rw'imiririmbire yawe rukegera hejuru, no gukora imyitozo kandi imyitozo ihagije umuririmbyi aho uririmba hari hose. Ikindi cya gatandatu ni ugushaka kuririmba pe. Ni byiza ko uririmba ufite n'impano, ariko kutaruhuka mu kuririmba nabyo bisaraza ijwi. Nabahaye urugero rw'umuntu muririmbyi washatse kuririmba kuva ku wa mbere na nijoro hotel, afite ikiraka, umunsi ukurikiye arazinduka, ijwi ku munsi wa gatatu twavuganaga akoresha urupapuro. Kubera iki? ari gushaka kuririmba cyane kugera aho ijwi rye ripfuye. Ntabwo ari sawa kuririmba, habamo pause, habamo karuhuko ko kuruhuka,
kuririmba bisaba adequate breaks rwose, bitabaye ngo uruhuke byaba ikibazo cyane. So urumva ni akaruhuko kaba gakenewe. Undi nawe ashaka kuririmba akomeze aririmbe paka aririmbe bamenye ko ahari, ntabwo ari byiza, ugomba gushyiramo ka pause. Cyaga karindwi ni ukutamenya kubeza ijwi ryawe, imihogo cyane cyane aho ijwi rinyura, byandi twita vocal cords. Kuko umuririmbyi ni byiza kuririmba performance, ukaperforminga, hari n'ababiri view ukabona ko yaririmbye pe ariko nta mazi ashaka kunywa, icyo ashaka no kuririmba, urapfa nawe, turagenda nawe tukujyane kwa muganga. Icyiza ni ukushyiramo ka pause, ukanywa no ku mazi. Ikindi ukirinda za alcohol na caffeine, za alcohol na za caffeine ko zicijwi. Kuririmba bikenera ayo mazi, bituma mu muhogo habobera, ugasanga ufite kabisa uri hydrated, iteka ryose umeze neza. Icyamunani, ubuzima tubamo nabwo hari igihe umuntu akarwara ibicurane, njya mbibona cyane. Ushaka kurwara ibicurane, kirazira rwose. Urwaye ibicurane ukawuzuye ufite ubukonje, wumva uri gutitira, ukagira n'izindi za respiratory issues, ibibazo byo mu buhumekero, ugashaka no kuririmba. Gusarara we birakwegereye, urahita usarara tu, ibintu bidakorana, bisaba kubanza ukamera neza. Niyo mpamvu akenshi abahanzi bakunda kuba bafite ibyo bibazo kuri stage, wabatumira cyangwa se baba bafite concert bakazisubika, bakitabwaho. Abafite ubundi umuririmbyi wabigize umwuga bakunda kugira aba vocal instructors babitaho, ari nk'abo nabonye Sauti Sol bafite rwose abantu babita ku ijwi ryabo banabihemberwa. Ni byiza cyane professionally no kwita ku ijwi ushaka umuririmbyi mwiza. Ikindi ni ikirere. Iyo ikirere gihindutse tukagira umuyaga, tukajya mu bihe by'izuba ryinshi, akenshi vocal cords umuntu akunda kuma mu muhogo, umuntu akunda kugira ibibazo byo gusarara bya hato na hato, kubera ko ikirere kiba cyahindutse. So rero icyo ukora muri icyo gihe ni ukujya unywa amazi cyane, nibyo biturinda gusa nk'umuririmbyi nyine uzakomeza akaririmba. Ikindi ni ukugerageza kuririmba. Nabonye bikunda kuba ikibazo cya 10, usanga umuntu ashaka kuririmba sound mbi ishobora gutuma abantu basarara. Ushaka kuririmba ijwi mikoro ntivuga kandi ushaka abantu bakumva bari inyuma, ugazamura ijwi cyane zirenze imbaraga zawe, ijwi rigasarara. Cyangwa se kuririmbira mu rusaku, ushaka kuririmba ahantu hari urusaku rwinshi, ubwo uraza gukora uburyo ijwi rizamura ngo risumbe ibintu byose biraho. No kugira abacuranzi batari abanyamwuga basakuza kurusha ukuri kuririmba, ibyo byose birasaraza. So, tuganira ibintu byinshi. Hari n'ikindi cy'ubuzima busanzwe, burya na stress n'ubwoba umuntu aba ashobora kugira, bishobora gutuma usarara kuko uri gushaka kuririmba, guperforminga birenze physical tension, donc birenze imbaraga ufite z'umubiri wawe. Nta control iri bujyemo kubera ko ufite igishyika, ufite stress, nabyo byatuma usarara. Rero tuvuze ibintu byinshi cyane byatuma umuntu asarara. Turegeye kurebera hamwe nanone ikintu umuntu yakora kugira ngo yirinde gusarara. Ikintu cya mbere cyadufasha kwirinda gusarara ni ugukora imyitozo, siporo cyane cyane siporo ya mu gitondo yo kwirukanka, gukuza ibihaha. Niyo wagenda gahoro ugakora ibirometero runaka, ukava hano ukagera runaka ukagaruka gutyo, ukaza ukimenaho amazi. Ikindi mbere ya repetition, mbere y'ikintu cyose cyangwa se ukabigira rutine, ugomba kujya ukora umwitozo wo kubika umwuka, ukawinjiza umwuka, ugakora icyo bita inhale, ukongera ugakora exhale, ukawusohora gahoro, ukawinjiza, ukongera ukawusohora gahoro. Ibintu bituma ibihaha bikura. Ikindi bituma ubasha kuba mwiza mu gukontorora umwuka wawe mu gihe uri kuririmba, bifasha ijwi ryawe kugira ubuzima. Ikindi ni imyitozo myinshi, gukora warm up, regular warm ups zirakenerwa cyane. Gukora imyitozo y'ijwi ryawe mbere yo kuririmba, mbere ya practice, mbere y'ibintu byose witoze gukora warm up. Warm up ni nyinshi cyane rero, hari gukora scales, hari gukora arpeggios, hari gukora
harmonization, donc hari imyitozo myinshi cyane rwose. Wanakifashisha imbuga nkoranyambaga ukajya ureba warm ups wajya ukora bitewe n'ijwi ryawe, ubwoko bwaryo. Hanyuma ikindi ni ukukora hydration, ni kunywa amazi menshi. Ni byiza amazi, umuririmbyi amazi abigira ubuzima, akajya anywa amazi rwose pe, nibura ku kigero runaka cya buri munsi. Ikindi ni ukugira, ni bya bindi n'ubundi ni ikinyuranyo cy'ibyo twavuze bibi, mu gukora ibyiza bya bibi twavuze haruguru. Niba ari posture mbi, ugomba kujya ufata good posture, kumaintaininga aligned posture kugira ngo facilitating better airflow, reducing tension. Umenye gukoresha umwuka neza, umenye guhagarara neza, umutwe wawe, position y'umutwe, position y'ijosi. Nta kuririmba wunamye nk'urimo urakora amakeri, ntabwo byahura. So tuzagenda tubisubiramo turebera hamwe ibyo ari byo, na vocal rest, no gufata igihe gihagije cyo kuruhuka. Ntabwo kuririmba ibihe byawe byose ugomba guhora ari ukuririmba ijwi ryazagenda rigasaduka rigapfa cyane, kuko kuririmba cyane, gukoresha ijwi cyane si byiza, nta karuhuko ushyiramo. Ikindi ubwo tuvuze no kuruhuka, ikindi tuvuze kongera kwiga, kwiupdatinga, ugafata amasomo y'ijwi ryawe, kwiga ruto neza, ukiga baritone neza, ukiga soprano, ukajya mu mazo forte, ukamenya, ukiga ukita kuri vocal registers twahoze tuvuga, ukiga falsetto, ukiga techniques, ukiga harmful, ukabigira umuco gukora, kwirinda gusa, ukirinda harmful habits, ibintu byose byakangizwa ijwi ryawe ukabyirinda. Vocal techniques ukazijyamo, ukazijaganyura, ukamenya uko ba projectinga ijwi, icyo bita projection, ukamenya kwita kuri volume y'ijwi yawe na power, imbaraga z'ijwi ryawe rifite, ukamenya gukoresha ama riffs n'ama runs, kandi ukamenya aho bikenewe n'aho bidakenewe, uburyo ki umuntu aririmba melodically, akoresheje ubwenge bwinshi mu ijwi, ukabikorera imyitozo, atari ukugamiza gusa kugira ngo turiture, ukoresha ngo uri kuraninga n'ijwi ntabwo uri kurifinga. Ukiga legaton, ukiga staccato, ukiga ukuntu ibyo bintu byose bikoreshwa, uburyo uririmba smoothly, uririmba rwose biconnectinga na bijya bifatanye na musical expression, mu buryo umuziki ugenda n'ijwi ryawe ukabihuza bigatanga umusaruro, uburyohe, ijwi rituje, ijwi ryiza, ijwi riryoshye. Si uririmba melody na smooth transition, uburyo transitioninga ijwi ryawe na melody mu manota, ibyo twita legato, kandi noneho ukagenda usubiramo with short cyangwa se detached notes, aricyo twita staccato. So no kubertinga, izo tekinike zose ukazimenya, kubertinga, kuririmba ijwi rifite imbaraga, amanota yo hejuru cyane, kandi udasaraje ijwi, ukoresha gusa support nziza na placement nziza. Belting, izo tekinike zirahari nyinshi, kumixa mixed voices, ukuntu blending ijwi ryawe, blending chest voice na head voice, kugira ngo ukreye icyo twakita nka seamless sound across the range, muri range uririmberamo. Ijwi ry'igituza ukaryitaho, ubwo ni ama vocal registers twavuze, chest voice ukamenya kuyikoresha, ukarikomeza cyane. Hari imyitozo myinshi hari yo kuririmba amanote ayirowa yo hasi, ariko with full resonance, sibyo, kugira ngo ufashe ukuze strong chest voice, ijwi ry'igituza rikomeye. Turebe bya bindi byose muri za registers, ama falsetto, ama head voice, ukabide gukora imyitozo ibi bihari yose, ntago mwayibuze. Vibrato, kugira ngo gukontorora ijwi ryawe, kugira ngo ukuriproducinga rigakomera, ukagira pitch irica, ku buryo rwose umuntu aririmba. Kandi nanone ntuvibure bidakenewe, hari abantu baririmba biga ukumva arimo araririmba ibintu byose aratitiza, ntabwo ari cyo, ntabwo kwiga ari ukubita ibintu byose aho bidakenewe ngo
sibyo, like ukamenya techniques z'uburyo ushobora gukora crescendo na decrescendo muri dynamic control, uburyo uririmba ariko ukazana emotional depth cyangwa se contrast, ukazana amarangamutima mu ndirimbo, umuntu uburyo bwo kugabanya cyangwa kongera volume, ukabishyira wadinga amarangamutima, wongera amarangamutima mu ndirimbo, mu miririmbire yawe, ku buryo umuntu yumva indirimbo akumva uburyo phrasinga bikamutusha ahantu, bikamukora ahantu. So ibya addiction, uburyo umuntu akora articulation, iyo myitozo irahari nayo ukabishakisha, uburyo uririmba ugaphrasinga amagambo akumvikana. Niba ukuririmba nturirimbe mutima wanjye warakurarukiye, no, umutima wanjye warakurarukiye, ubwo umuntu ashobora no kutumva ibyo uririmbye kandi ubwo uvuze umutima wanjye warakurarikiye, uvuze umutima wanjye warakurarukiye, so biba bimakinga sense, amagambo yumvikane, articulation nziza. So gukora range expansion, kwagura range yawe, niba uririmbira hasi hari imyitozo umuntu akora, urwego rwaho ageza mu kuririmba ku byo twita range rukazamuka, range ikazamuka kubera imyitozo akora. Ibyo bintu byose birashoboka kandi ijwi ntirisarare. Ibyo byose twagiye tubivuga, kuririmba ukora scales, ukora arpeggios, ibyo bintu birashoboka cyane. Izo technique ni nyinshi, resonance, kubyara ijwi rikomeye rifite imbaraga naturally. So ukoresha ibice bigize umubiri, igituza, umunwa nazo cavities, ukarema icyo twita tone quality muri resonance. Ni ibintu bishoboka cyane, ijwi rikaremera. Nabyo ni ibintu abantu biga no gupitchinga mu buryo buri smart, gupitchinga mu buryo buri smart, kuririmba ku buryo ujyana na note, ukaririmba ku buryo umuntu yumva uri kugera kuri segment ya nyuma, ukumva umuntu ari kugera kuri note. Niba ari piano bari kugucurangira, ukumva umuntu ari muri tune, nta kunyerera, nta guflopinga, nta kugenda hasi ngo wumva ari kunyerera bya hato na hato, nta guslidinga muri note. Iyo ni pitch. Iyo umuntu aririmba ukumva pitch arayihamya, icyo twita pitch matching, burya rwose aba ari sawa cyane, aba yarize neza guplayinga note, ukamenya kumatchinga n'ijwi ryawe, pitch accuracy yawe ukayizamura cyane. Hanyuma breath control, dukoresha diaphragmatic breathing, ni ibintu nabyo twiga, ugakora uburyo ki umwuka wawe witoza imyitozo. Hari imyitozo myinshi ya deep breathing exercises, ukinjiza umwuka muri diaphragm. Iki gice nuko nibagiye uko bakita mu Kinyarwanda, ukanawusohora gahoro gahoro, donc ukiga gukoresha umwuka, kuko mu bintu binanira abaririmba icyo nacyo kirimo. Bashaka kuririmbira mu nda, bashaka kuririmbira mu mutwe, ariko ubundi iki gice nicyo dukoresha cyane muri vocal cords, diaphragm. So iyo ari byose tuganiriye byinshi, ni utuntu dukeya twakurinda gusarara. Ubutaha tuzongera tuvuge n'ibindi. Akoze cyane, dushimira FM TV kutwakira kandi turabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza. Kuririmba neza ni icyo bivuze, ntabwo ari ugukomera cyangwa gusakuza cyangwa gusunika. Kuririmba neza no kumenya uburyo ki uri butwaremo ijwi ryawe, kandi ukamenya ngo nduyu nguyu, ukimenya, ukamenya range yawe, ukamenya urwego uriho. Nanone kwirefera, simbabujije mujye mwirefera ku bahanga, ariko nanone wibawe 100% ko ashobora kuba yakora amakosa. Izi ni tips ushobora gukurikira zikagufasha. Murakoze cyane rero, don't forget to subscribe and share and like, do comments, whatever. We love you guys, mugubwe neza, turabakunda. Take care of yourself. Bye bye, ciao ciao.